ubusa akagashati niko kagukerereza koko. Uvuga uti niko kansibya ko gukererwa byo byamaze kuba byarangiye. Wowe ntunarebeye ibase yose meshe muri iki gitondo koko. N'ubundi rero ishati imwe se yari kubuza kujya mu kazi. Yishyiraho nzayimesa ubutaha. Ahubwo se ko mbona usa n'uwigendeye. Urabona se amasaha y'abakiriya ura mu gitondo atageze. None se ugiye ukoze iki? Amasaha yagiye. Cyangwa ntuzi ko ntageze ku kazi kare ngo nteke icyayi n'igikoma aya mu gitondo nyahomba. Ndabyumva ariko nanone ntabwo wava hano nta kantu na kamwe ukoze. Byibura teka n'ibiryo by'abana. Ubwo se urumva najya mu rugo guteka nkazava ahangaha ryari budense. None se si ibyo twiyemeje Fili? Ntitwumvikanye ko tuzajya tugenda dukoze imirimo imwe n'imwe kugira ngo tworohereze Kante ngo usigarana abana. None se mu byo twumvikanye harimo ko nzajya ngenda ntetse. Ariko n'ibyo twavuganye ntabyo wakoze. Ubu se ko wari wemeye ko uzajya ugenda usukuye toilette ukoze no mu biraro by'amatungo wabikoze? Ariko reka nkubaze budense. Ndakumva. Ubu nabyuka nkajya gukora toilette nkasukura ibiraro by'ihene ubundi nkajya mu kazi koko. Ko njyewe umaze kumesa nkaba ngiye gutegura iby'abana basigara barya, ubu tuvuge ko nta kazi njyamo. Ariko yo ntabwo uri nkanjye, iyo hageze uriruhukira mu gihe ngiye ngera ku kazi nkateka ibyo mpa abakiriya, urumva nkajya kurangura ibindi kandi n'isuku y'ahangaha nkorera rwose bindeba. Ngo ndagenda nkiruhukira Fili. Ariko nanone ntabwo bagiye mu kazi k'imbaraga nk'ako mba ndimo. Mbese kuva hamcuraganye muri ibyo byose nkagenda nkirwa mpagaze imbere y'abanyeshuri mvuga nkageza ku mugoroba, urarebye usanga nta kazi karimo. Budensia, nakubwiye ngo simpakana kutagenda gukora, ariko ntabwo ibyo ukora ari kimwe n'ibyo nkora. Si uko nakubwiye. Ubwo bivuze ko we ntacyo uzajya ukora mu gitondo nk'uko twari twabyemeranyijwe. Twabyemeranyije ntazi ko bivunanye bene ako kageni rero. Ubu urabona nutamfasha ibi nabikora njyenyine nkabishobora. Ni jyewe ushoboye uvunanye mbese? Oya, ujye ukora ibyo ushoboye, bikunaniye ubirekere wikende, ujye ubikora utagiye kwigisha. ngo ukipete. Ndakimfite akazi kenshi ababyeyi banjye bansigiye muti. Ubwo se ugiye twumvikanye iki? None se ko twabuze umuti w'ikibazo dufite, uragira ngo nirirwaho koko bimara iki mute? Oya pete, oya rwose iminsi gato tutumvikanye icyo tugomba gukora. Ate se wambabariye koko? Ese kugira ngo njye ndiyanze pete? None se aho mu mujyi ushaka kujya ko nta muntu n'umwe mpazi, uragira ngo mbigenze niko? Shaka uko ubigenza yewe nk'uyu iwacu umusaza wanjye na mukuru wanjye bataramvumbura. Komeza wihangane urebe uko uyihisha ariko muti, kuko nanjye rwose nta gisubizo mfite. Ari we, mbese mpangayike we wigaramiye, shaka aho njyana rero nk'uri iwacu nararaburiza. Uragira ngo se tujye kubahe muti? Ushake gato tugende tubemo dutangire ubuzima. Ariko ibyo uvuga ko wabitekerejeho muti? Reka tuvuge ko iyo nzu tuyibonye da. Twajyamo se tukarebamo nta gikoresho na kimwe dufite. Twajyamo se ahubwo tugakutungwa n'umwuka ko ari wowe ari nanjye nta n'umwe ugira akazi. None se ko abavandimwe banjye ntibamenya ko mwite nazaba cyuragira ngo mbigenze ne koko? Uko nyine udafite icyo gukora nanjye niko ntacyo mfite muti. Ushaka kumutsaza rwose. Nukumbwiye pete, nukumbwiye. Kandi nuko atari wowe utwite ngo wumve ukuntu umangayitse pete. Mutezi rwose ikibazo cyawe ndacyumva ariko nta gisubizo mfite. Vuga ko udashaka gukemura ikibazo dufite pete, kandi ubizi neza ko ariwe wazanye inzoga kansindisha ugatuma tubikora nta gakingirizo. Mutesi rwose wirira ni ukuri ndabizi amakosa twarayakoze, ariko nyine nanjye ndi umwana, nako twese turi abana. Pete, papa wawe Rumesha si umukire, umusabye amafaranga yo ngo guki mute? Uramenye rwose. Papa rwose ntagomba kumenya amakosa twakoze. Ugomba kumusaba amafaranga. Mute mbabarira wizana papa muri iki kibazo. Ngo ngende ngo mwaka amafaranga. Gusa ubwo naya mwaka mubwira ngo iki? Uko ya mwaka uvuga sinjye bibaza pete. Umva mute, ibyo nakoze sinari namugishije inama. Niyo mpamvu rwose ntagomba kubimuzanamo kuko byankomeranye. None sinjye urabona nzabwira abavandimwe banjye ngo iki pete? Niba ufite ubwoba bwo kubwira papa wawe ko wateye inda, urumva njye nzabwira n'abavandimwe banjye ko nwite. Umwana uramuryamishije se neza? Yego, ahubwo naganza asaze yariyorose ariko ndongenda mworosa. Wibutse no kubamanurira inzitiramibu? Ibyo nakwibagirwaho kuko urumva ibyo nabyibagirwa. Gusa uransetse iyo umbajije utanagerageje kugeraho ngo umanure inzitiramibu byibuze. Ngaho kinga rero ubundi uzi. Kandi rwose uyu munsi nizere ko gahunda ari gahunda. Kandi uratangira imwe byawe.
bimwe byanjye si bihe uyu munsi hari ikindi ubwira nturangije imirimo hakiri kare. nta gitekerezo kiriya gahunda mfite firi rwose ihangane ndeke nduhuke ejo ndazinduka. ariko si ubungubu ntabwo nkiri umugabo muri urugo ngo mbimenye udese sinashye mu kanya urimo wose umwana ara. hanyuma se niba namwonsaga none se kuva ngeze ahangaha hari undi murimo wakoze usibye kumuryamisha? ibyo se bigakemura iki ku kibazo nkubwira cy'uko numva nta bushake bw'iyo gahunda mfite? none se ko ejo wambwiye ngo ni imirimo myinshi ngo wakoze ngo wananiwe uyu munsi byagenze bite? none se ukeka ko kuba nihwanyaguye nkabikora vuba nkabirangiza igicuku kitaraniha ari cyo kibazo? si cyo kibazo ahubwo nicyo gisubizo. nta gisubizo kiri aho kuko n'ubundi navuye ku ishuri niruka ndaza ndeba abana ndateka ntegura ibyo nzigisha ejo imyenda nzambara iyawe ndetse n'iy'abana. ubwo noneho gahunda nyibagirwe uzongere kugira icyo umpimira ari uko ikiruhuko cyageze. ese firi ndakumva. iyo umbwira gutyo ukeka ko ari byo nigira kugira ngo tutabikora? ahari uwampa ubushobozi bwo gukumvisha mu mugongo wanjye uko haba hameze ngira ngo nibwo wanyumva. simvuga ko ariko wigira ahubwo ndabaza impamvu yabyo. ubu hashize igihe kingana gute tutabona kandi tubana? wase ndiye fungwa mbimenyeye cyangwa? ibintu urimo mbaza nta gisubizo mbifitiye firi. keretse ubashije kuba jyewe nibwo wakumva ibyo nkubwira. ibyo mbwira rero nabyumvise ahubwo noneho mbwira icyo wumva nakora kugira ngo nawe wumve icyo ngusaba.